Habari za jioni mtazamaji. Mimi ni Mapendo Kavira nikiwa nimesimama hapa moja kwa moja kutoka Kavira mpagazano mu gace ka Sud Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi ku wa gatatu ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 2025 umutekano wakomeje kuba mubi cyane nyuma ya saa sita. Anyuma y'imirwano yongeye kugaragara hagati y'ingabo zirwanira ku butaka za FARDC zihanganye n'inyeshyamba za M23 mu duce twinshi twa Warungu na Kivu y'Amajyepfo. Turakomeza tubagezeho amakuru mu buryo burambuye, tubabwire iri kubera hano mu buryo bwa live. Reka dutangire tubabwire uko urugamba ubundi rwatangiye ndetse n'icyo kugeza ubu ngubu ibintu bikomeje kugenda bigaragaza. Nkuko rero nari ntangiye mbibabwira mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu nibwo mu misozi ahitwa Ruhago, ahitwa Kaniro, ahitwa Magweshe hongeye kuraswa urusasu rwavuzaga ubuhuha. Imbunda ziremereye ndetse n'imitwe y'inyeshyamba ikaba yari ikomeje kugenda irasana mu buryo bukomeye. Ni mu gihe kandi FARDC yafaswaga n'abazarendo. Ni imirwano yatangiye mu masaha ya mbere imbere y'uko izuba rirasa iza guhindura isura kuri iki gicamunsi. Amakuru twahawe n'abaturage ubwo twageraga ahangaha ndetse na bamwe mu nzego z'umutekano baratubwira ko kuva ku isi ya saa 7 za mu gitondo ariho ibikorwa bya gisirikare byatangiye, ubwo AFC yongeraga kugaragara mu gice cy'ahitwa Ruhago, aho byamenyeshejwe ko yashaka kugota ibirindiro bya wazarendo biri mu gace kahitwa Kambi. Bikaba rero byakikijwe n'imirwano ikaze kugeza mu duce twahitwa Irega ugakomeza Kahungwe ugana Mugogo ndetse no mu bice bya Bideka ndetse n'amasangano yose y'imisozi ihuza Warungu na Kaniro ndetse na Ruhago. Ibintu byari bikomeye. Iki ni igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kitigeze kigaragara mu mutekano na gake kuva mu gitondo. Uyu munsi rero byakomeje gutangazwa ko uyu munsi waranzwe n'ibihe bikomeye cyane by'umwihariko nyuma y'ukwezi kumwe hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigaragara muri ibi bice. Urugamba rwakomeye. Ni mu gihe rero hagana ku isaha ya saa 10 za mu gitondo nibwo imirwano ya mbere yamenyekanye ko yageze ahitwa Ikambi mu mudugudu muto uherereye muri grupoma yahitwa Ruhago. Abaturage bahatuye babitubwiye ko byatangiye mu buryo budasanzwe. Umwe yambwiye uti gusakuza kw'imbunda ziremereye byakomeje kugenda byumvikana. Twaje kumenya amakuru ko bari gukoresha za Murutseno nande byari ibintu bikomeye cyane ndetse wazarendo yari yazishinze kubirindira iri kurasa. Uru rugamba rukomeye. Ni mu gihe kandi abatanga abahamya twavuganye nabo batubwiye ko umutwe wa FARDC wakoresheje uburyo bwa asate rapide burimo kugaba ibitero mu bice byihuse bishingiye ku birindiro birinzwe n'abaturage b'abazarendo ndetse n'ingabo za leta. Bikaba bivugwa ko igitutu cyaje kwiyongera ubwo imitwe myinshi yakoraga frontal attack ku birindiro by'imbere, mu gihe indi mitwe yakoraga flanking maneuvers yageragezaga kwinjira binyuze mu ishyamba rya Irega mu majyaruguru y'uyu musozi. Hari amakuru atugeraho agaragaza ko hano hakurya bakoze defense dorinye, aho rero abazarendo bageragezaga kwihagararaho. Ibi rero byakozwe mu masaha ya mu gitondo cya kare ku isaha ya saa 11 z'urukerera nibwo imirwano yari imaze gukwirakwira muri aka gace ka Irega. Abazarendo n'abasirikare bake ba leta bari bahari bagerageza gushyiraho defense perimetre ariko biranga, ariko AFC ikomeza kubateza imbere. Hari amasasu yumvikanaga ya za PKM ndetse na za bombe zaraswaga na RPG-7 ndetse ni bikaba bigaragara ko hari n'ibisasu byagiye bigwa ahatuye abaturage. Ibyatumye bamwe kuri ubu ngo nkuko mubibona muri quartier benshi bamaze guhunga. Umwe mu bayobozi b'abazarendo utashatse ko amazina yatangazwa yatubwiye ati byatangiye dutangiye bagabye igitero mu buryo bugarutse budasanzwe. Bakoreshaga
ndetse na drone z'ubutasi. Twese dukora regrouping kugira ngo tutaza kuba twagira ikiduhungabanya, ariko ibi byose ndakubwira ko urugamba rwamaze kugera ku rundi rwego. Ni mu gihe rero abaduhaye amakuru batubwira ko inyeshyamba za M23 ziri gushaka gufata high ground ro mu mirwano. Ahangaha twavuga ko ari agace kahitwa Kahungwe, niho haje kuba rero ikibuga nyamukuru cy'imirwano ya mbere. Icyo ni igice kiri guhuza agace kahitwa Ruhago n'ahitwa Kaniro, kikaba rero ari terre strategique nk'uko bigaragara, kubera ko hafite ahantu harehare hari ku rwego rwo hejuru rwatuma waba ari hejuru yagenzura ibice byinshi. Mu bya gisirikare rero abafite ikibazo cya control of high ground bakaba rero bashobora gutsinda Kahungwe, baba bafite amahirwe menshi yo kugenzura imihanda n'utugari twa hafi. AFC iri gukoresha uburyo bw'amasasu menshi, cyane cyane bari gukoresha imbunda za 12.7 mm zo mu bwoko bwa heavy machine gun, mortier 60 mm, grenade anti-shell, ndetse bafite n'abasnipers bari mu misozi miremire. Aba nibo bakomeje gukora ndetse no kurasa cyane ku birindiro bya Wazalendo, ibyatumye urugamba rukomera. Nubwo rero hari bake mu ngabo za FARDC ziri muri ako gace zakoze tactical withdraw kugira ngo zidasenyuka burundu mu mirwano iri ku misozi. Iyi reprise strategique rero ikaba yahinduye ibintu, cyane cyane abari hejuru nyuma yo kwisuganya bageragezaga kugaba igitero cyo kubasubiza, ariko imirwano irakomeza ndetse za gufata indi n'intera. Amakuru yamenyekanye ku isaha ya saa moya za mu gitondo nuko umuhanda witwa Mugogo Abazalendo batezeho igico imodoka mu bwoko bwa Jeep yari itwaye abarwanyi, bikaba rero bitaje kuba byagenda neza. AFC n'abafatanyabikorwa babo batwirwaneho bakaba ahangaha bahatakarije ibikoresho ndetse n'amakuru tutarabasha kugenzura neza. Biravuga ko hari abashobora kuba bahasize ubuzima. Kuko rero ibi byagenze biragaragara ko byateguye mu byiciro bitandukanye. Amakuru aratwereka ko babanje gukora icyo twakwita ko ari reconnaissance yakozwe mu masaha y'ijoro ryo kuwa kabiri, aho abaturage bahitwa Mugogo n'abarwanyi bagiye bagaragara muri ibi bice bari kugenda bakusanya amakuru. Bakaba kandi bari bashyizeho bariyeri y'ibiti binini n'amabuye ku mihanda kugira ngo bagenzura batambuka bose. Bakaba barwaniye mu buryo bwa le shape ambush, aho rero barasanaga baturutse impande zose. Hari imodoka zarashweho amasasu menshi ya AK-47 RPG-7 ndetse hakoreshejwe n'ibibombe. Bivugwa ko rero bari barimo benshi bakomeretse, abandi baricwa, ariko imibare ntiramenyekana nkuko amakuru dufite kugeza ubu abigaragaza. Ambusha yitwa Mugogo ni imwe mu byahinduye ibintu, bikaba byahinduye isura kuko yahaye Wazalendo na FARDC icyizere cyo gukomeza kwihagararaho mu bice binyuranye. Iyo uvuze bideka mu mirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo uhita wumva neza inzitane y'ishyamba rirerire ririmo imisozi miremire ndetse n'inzira nto ziva mu dusozi zijya mu tundi. Niho imirwano rero yahindutse icyo nakita ko ari close quarter combat, no kuvuga imirwano ye hafi cyane aho barwanaga barebana neza. Ibi nanjye nabyiboneye. AFC yabonye ko mu misozi minini ibintu bitoroshye guhita kunyura ahanga ikoresheje ibice bya bideka, itangira kwinjira mu bice bitandukanye ikoresheje infanterie regiriye. Aho rero hari harimo abarwanyi bafite imbunda za K103, abatwaye grenade lance ndetse n'abafite ibikoresho bikoreshwa mu kurwanira mu ishyamba. Amakuru ari gutangwa n'abaturage aravuga ko muri bideka bakoreshejemo uburyo bwa fire movers tactics, suppressive fire ndetse na counter offensive shoot burst. Ni uburyo bwo kurekura umutego w'amasasu menshi kugira ngo bahagarike bishobora kuba byahungabanya umutekano muri ibi bice. Ndababwira ko mu musozi wahitwa Ngweshe naho ibintu ntabwo byoroshye kugeza ubu tuvugana. Ngweshe rero ni iri mu ishyamba ry'inzitane ryakomeje kuba igicumbi cy'imirwano kuva mu gitondo. Kuba rero ahantu h'ishyamba ry'inzitane byahaye AFC uburyo bwo gukoresha strength advance, ariko Wazalendo bari bamenyereye icyo gice, bakaba rero barimo kugendera mu nzira z'imisozi ndetse bikavuga ko bagenda bisha mu mashyamba
nyeshyamba. Amakuru haragaragaza ko ingabo za FARDC zari zifite ibikoresho bike ariko zakoresheje defense intrashoma gutera mu buryo bwa gisirikare mu bwisho. aho rero abagize imirwano bagiye barasa amasasu yo mu bwoko bwa fari PKM n'ibibombe byamurutse byari biremereye, bikaba rero ibi byagiye bikoreshwa mu kurasa mu bice bitandukanye. Ahangaha ibi byagaragaye kandi byagiye biba aho hose rero twageze. Abaturage baravugana agahinda bakavuga ko kuva mu rukerera abana, abagore n'abasaza barimo kugenda bahunga bayigerekeza mu misozi. Bamwe rero bakerekeza Kaniro, abandi bakerekeza Warungu. Bamwe bavuze ko batabonye umwanya wo gupakira ibintu byabo, abandi bakaba barimo gusaba imiryango itabara imbabare ndetse n'abasivili irimo Icase, Isheri, Monisco n'abandi kuba babageraho bakabaha ubufasha. Abasesenguzi hano baravuga ko impamvu zikomeye zishobora kuba zirimo gutera imirwano ari ukongera gufata indi ntera, ari ibijyanye no gushaka kontrole y'imisozi ifite strategique cyase nk'ayitwa Kahungwe. Aha uhafite ashobora kugenzura ibice byinshi ahangaha ndetse ashobora no guhita hagarika urujya n'uruza rw'abahanganye. Hari kandi ibijyanye n'igenzura ry'inzira zihuza Warungu, Kaniro n'ahitwa Shabunda. Hari kandi amasoko y'abanyagihugu ndetse n'umutungo kamere. Hari ukwiyongera kw'imbaraga za M23 mu bice bya Nord Kivu na Side. Hari kandi gusubira kwisuganya kwa Wazalendo na FARDC muri iki gihe bikomeje kugenda bigaragara. Nababwira ko mu by'ukuri ibi nibyo bikomeje kugenda bituma imirwano ikomera. Abayobozi b'igisirikare cya leta FARDC bo muri Side Kivu baravuga ko bari kugerageza gushyiraho icyo twakwita ko ari joint operation command hagati ya Wazalendo n'ingabo za leta kugira ngo bahangane n'ibitero byiyongera bikomeje kugenda bigaragara. Nababwira ko kuva mu gitondo cya kare kugeza ku gicamunsi imirwano yari ikomeje kandi nta kimenyetso kigaragara cy'uko igiye guhagarara vuba. Imisozi yitwa Ruhago, Kaniro, Mugogo, Bideka n'ayitwa Ngweshe haracyagaragara umwotsi w'urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye. Abaturage barahangayitse, izindi nzego ntiziratangaza umubare w'abapfuye cyangwa se abakomerekeye muri iyi mirwano yo kuri uyu munsi. Igikomeje kugaragara nuko iyi mirwano mishya yerekana ko intambara muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje gufata indi ntera kandi ko umutekano w'abaturage ukomeje kuba ikibazo gikomeye ku gihugu. Ndagira ngo rero mbabwire ko ibintu kuri ubu birakomeye. Hari abaturage nagerageje kuvugisha bagiye bambwira uko ibintu bihagaze. Reka dutangire. Natangiye mubaza ati twabashije kugera mu mudugudu wa Ikamba nyuma y'imirwano yo mu rukerera duhura n'abaturage. Umuturage witwa Muganza Theophile wari kumwe n'umuryango we bahunze, twamubashije uko igitero cyatangiye. Theophile yatubwiye ati bizatangiye nka saa 12 za mu gitondo nibwo twumvisha ibintu bikomeye. Ahangaha twari tumaze iminsi tubona abantu batari basanzwe bari mu misozi hano, ariko ntitwari tuzi ko baza gutera ndetse barase. Imbunda nini zavuze, urumva abana bari guhunga barira. Twahise dutangira guhunga. Kuri ubu rero nubwo tugenda mu by'ukuri ntabwo tuzi aho turi kugana. Uwo mugabo rero aravuga ko mu ijoro rye umudugudu wari umaze kumera nk'ubutayu kuko benshi bahungaga birukankaga. Aho nagerageje rero kuba nabaza undi muturage ati muri Irega natwe twasanze umubyeyi witwa Mama Furaha wari uri kumwe n'abana 4, aho twamubashije uko bihagaze. Yatubwiye ati twabonye drone zitambuka hejuru yacu mu masaha akuze. Twari dufite ubwoba, dutangira kubona ko ibintu bitoroshye. Nyuma y'iminota mike twumva amasasu aturutse mu gace ka Ruhogo. Nibwo rero twasohotse mu nzu turiruka. Drone zitera ubwoba cyane kuko utazi aho ibintu biri buze kuba byerekera. Kugeza ubu abaturage benshi baravuga ko uburyo bwa tekinike ya surveillance ya drone buri gukoreshwa buri gutuma benshi bashya ubwoba. Bamwe bakavuga ko ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bigaragara biteje ikibazo gikomeye. Ku musozi wa Karongwe twasanze abasore 2 bari baje gufasha imiryango yabo bahunganye n'uwitwa Safari Mambo. Yatubwiye uti abantu bararasa
kuva mu misozi yo hepfo kugeza ruguru twabonye imbunda nini nka mashini gani zirasa zigana ku birindiro bya Wazalendo, twabonye bamwe bafite ubuhanga bukomeye mu kurasa kuko bararasa mu ntera ya ndende bitandukanye n'ibyo twari tumaze iminsi tubona. Undi muturage witwa Pascal yatubwiye uti twabonye abasirikare bake ba FARDC barwana cyane cyane ariko barenzaho imbaraga zaje ziturutse hasi, twabonye ko ibintu bibaye bibi duhita dufata abana turiruka. Aha rero niho imirwano yaba yarakunze kuba yarakara kurusha handi kubera ibijyanye n'ahitwe nuko ahari strategic high ground. Abaturage baremeza ko amajwi y'imbunda ziremereye yatumye bava mu zabo barahunga, ndetse bamwe bakaba bari kugenda batazi niyo bajya kuko babona ko ibintu bikomeje kugenda biba bikomera. Turabwira ko mu mihanda yahitwa Mugogo aho Wazalendo bateze igice imodoka M23 twahasanze umutangabuhamya wagize icyo avuga ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ivyagiye bigaragara muri iyo operation ya ambushing tactics, aho rero uwitwa Mutarambirwa Jonas yatubwiye iti twari turi ku nzira tugiye kureba imiryango yacu duhura n'imodoka izamuka, mbere yuko igera ahantu hepfo twumva amasasa araturitse mu mashyamba ku ruhande rw'iburyo, ndetse hari n'indege ntoze hejuru zagurukaga bigaragara ko zasaga n'izakurikiye mu buryo bw'ibanga iyi modoka. Hanyuma twumva bombe y'ibisasu bya RPG ndetse n'imodoka yahise ihagarara irakira kongoka. Twebwe twahise dukwira mu misozi iyo hatabaho amasasu menshi yo bikaba rero byari kugaragara ko urugamba rukomeye rwari kuba, ariko biragaragara ko hangiritse ibintu byinshi kuko abari muri iyo modoka bayivuyemo birukira mu mashyamba irashyira kongoka. Iyo ambushi reka yatumye abaturage benshi bumva ko Mugogo itakira ahantu hizewe, kandi yatumye imihanda yose yerekeza Ngweshe ihita ifungwa nk'uko rero bigaragara. Twageze muri Bideke, hari abafite amakuru akomeye agaragaza cyane uko imirwano yabereye mu nzu ndetse no mu nzira zituranye n'abaturage. Uwitwa Nyirabukunze Star, umubyeyi w'imyaka 46 nawe yagize icyo atubwira, aho rero Esther yagize ati barasanye hafi cyane yaho turi wagiraga ngo barwanye n'amasuku. Kuri ubu ibintu ntabwo byoroshye, turibaza uko intambara iri buze kugenda, ariko imirwano yo hafi combat de proximité irarenze kuko twari twabibonye. Twasohotse mu nzu twihisha, tugenda twihishahisha. Undi muturage rero witwa Mahoro Shadrack nawe utuye muri aka gace yaduhaye amakuru aho yagize ati ushobora gutekereza ko isasu riri guhera ku ruhande rw'ibumoso rikagera ku marembo iwawe. Twabonye amasasu amanuka neza mu nzu y'iwacu, umuryango ibirahure babimennye, amasasu ni menshi ahangaha. Ndagira ngo rero tujye mu gace kayitwa mu Ngweshe, ahantu rero hari imisozi miremire y'ishyamba ryuzuyemo umwotsi w'ibisasu. Aha rero twasanze umusaza w'imyaka 68 witwa Bisimwa Karandondi, aho rero nawe yatubwiye biri kugenda biba. Uyu musaza mu magambo mwijwi rituje yagize ati hari inzira y'ishyamba twashoboraga gucamo kuri uyu munsi, twumvisha imbunda nini hafi aho, tugenda tubona ibiti bivugwa ko kubera ibisasu twaryamye hasi inshuro nyinshi kugira ngo twirinde ko hari ibisasu byatwangiza. Twabonye ibintu bitoroshye duhitamo gukomeza kwicara hangaha kugira dutegereze ko amahoro aza kugaruka. Undi mukobwa nawe muto twasanze muri aka gace yagize ati nari kumwe na mama twirutse mu kibuno mpamaguru, ibintu bizabaye bibi cyane, ariko muri iri cyamba biragoye ko turi buze kwarenga kuko turi kumva ko harimo amasasu menshi ashobora kuza kutugiraho ingaruka. Mu by'ukuri twagize ubwoba. Mu biganiro n'abaturage bose twahuye nabo, ikigaragara nuko imirwano yatangiye itunguranye kandi ifite ubukana bukomeye, abantu ku buryo batizeraga. Abantu bose baragaragaza ubwoba, guhangayika ndetse n'amatsiko y'ejo hazaza mu gihe imirwano ikomeje mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Abaturage barasaba inzego mpuzamahanga, leta ndetse n'abakurikiranira hafi bigenda biba kugira ngo babashe gushaka igisubizo kirambye kuri bibazo. Nibyo rero benshi bakomeje kugenda bagaragaza, kandi bakagaragaza ko bikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragaza ibiri kugenda biba bibi cyane. Abasesenguzi nabo bamaze iminsi bagira ibyo bagaragaza
bigaragaza ko biri kugenda biba, aho rero bagiye bagaragaza ko mu burasirazuba bw'iki gihugu imirwano ishobora kuza gukomera. Muri Sud Kivu ni kimwe rero mu duce dufite tere iri complexe kurusha izindi mu bice bitandukanye. Hari imisozi miremire, ibibaya binini, amashyamba manini ndetse n'inzira z'amabuye y'agaciro, ibiri kugira uruhare rukomeye mu gutuma imirwano ikomera igenda yiyongera nk'uko bigaragara. Muri bice handi kari high ground, imisozi miremire, aho rero abasesenguzi bagaragaza ko ahantu hari imisozi miremire usanga kenshi urugamba rugorana kuko usanga buri ruhande runanirwa gutsimbura urundi. Ibi biratuma rero M23 kuri ubu iri gukoresha strategique nshya, harimo strength movement, night operations, hit and run tactics, military front engagement mu bice bitandukanye biri kugenda bigaragara. Byose biratiza umurindi kandi bikongera ubukana bukomeye ibijyanye n'imirwano muri corridor military. Muri Kivu y'Amajyepfo urugamba rukomeye rurakomeje kandi rurakaze, nibikomeje kugenda biba. Twe turakomeza dukurikirane ibijyanye n'ajya makuru, turagenda tubagezaho andi makuru mwakoze kudukurikira. Kufuatilia habari zetu.